ibyo nyuramo biruhije inshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho. Haleluya bene data, uyu munsi reka nangire mbaramutsa ni Maranatha. Namwe munkize mugira muti umwami Yesu naze. Reka ntangire gutya. Ni umuririmbyi wa Choir Ambassadors of Christ, ariko kandi akaba n'umuhanzi cyangwa se umuririmbyi urimba ku giti cye kuva muri 2020. Uwera Sarah Sanyu, ijwi ryiza ryose iryo yinginga, ni ijwi ryizihiza abaryumva rikaryohera amatwi. Iyi ni imwe mu ndirimbo ze yitwa Umunsi Mushya. Abenshi mwamukunze cyane kubera indirimbo nyinshi za Ambassadors of Christ agaragaramo ari uziyoboye. Kugeza uyu munsi wa none aho anaririmba ku giti cye. Ariko se ni bangahe mufite byinshi mu muzi wo byihariye biri inyuma y'umuziki? Avuga ko kuririmba ari ibintu byamuzaniye igikundiro mu bantu, ndetse ngo ni ibintu anarambyemo cyane kuko yabyinjiyemo ari umwana muto akiga mu mashuri yisumbuye kugeza uyu munsi wa none ubwo ari umubyeyi w'abana 2. Uyu mugore rero nihariye uburanga bugaragarira buri wese, ushinguye, umugore useka neza, akayisha akagira utunogo ku matama, ibyo bita facette. Benshi banamukundira ubwitonzi n'umutima mwiza yigirira. Ariko se mu by'ukuri Sarah Sanyu ni muntu ki? Ni iki wifuza kumumenya hose? Ni byinshi bivuga kuri uyu muhanzikazi bisa n'amayobera, bigasiga benshi mu rujijo. Muri iki cyegeranyo kirambuye ndakubwira amateka yose akantu ku kandi, nifashishije inyandiko zitandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye yagiye ayitangazamakuru. Kubwira akantu ku kandi ibyaranze ubuzima bwe butari bworoshye kuva mu bwana bwe kugeza yigobotoye ingoyi y'agahinda n'ibikomere yakuranye kugeza uyu munsi ubwo ari umuhanzikazi ukomeye. Ndakubwira ko uburwayi bwe budasanzwe yagize bukamuzonga kugeza naho yabonaga ko birangiye. None se nawe waba warigize wumva iby'inkuru zavuga ko Sarah Sanyu yabana virusi itera sida? Birashoboka ko mu myaka yatambutse rimwe cyangwa se kenshi wowe warumvise umuntu abikubwira cyangwa ukumva abandi babiganiraho bavuga ko uyu mudamu ngo yaba yaravukanye ubwandu. Niba warabyumvise se wabyumviye ubyumva na ndetse? None si iyi nkuru yari ukuri koko cyangwa byari ibinyoma n'ibihuha bidafite aho bishingiye? Ariko se niba uko byari ibihuha byaturutse, reka tubyinjiremo turebe ukuri kwabyo. Gusa mbere yuko nkomeza, reba aho hasi handitse subscribe ukandeho, ukandi ukazogera kugira ngo usongera gucuka n'ibyegeranyo bicukumbuye mugezeho umunsi ku munsi. Nibagiwe no kuduha igitekerezo cyawe muri comment, ndagisoma. Hano wageze ni Queen Nest Hope TV. Ngiye wumva nitwa Joy 12. Nguhaye ikaze. Ubundi amazina ye yose yitwa Uwera Sarah Sanyu. Yavukiye mu gihugu cya Uganda. Avuka ari umwana wa 4 umuryango w'abana 5. Barimo uwitwa Manzi banarimbana muri Ambassadors of Christ. Amashuri yisumbuye yarangije muri College Adventiste de Gitwe. Aminuza muri kaminuza ya URK i Kigali. Uyu ni umuririmbyi ukomeye cyane muri Choir Ambassadors of Christ. Kugira ngo byumve neza, ndakubwira ko ari inkingi ya mwamba muri iyi korali cyane mu ijwi rya soprano. Niba utegereza neza mu mashusho agiye atandukanye ya Choir Ambassadors of Christ, uzasanga Uwera Sanyu ahagaze ku murongo w'imbere. Ubundi uzasanga inshuro nyinshi ari utera zimwe mu ndirimbo z'iyi korali kubera ubuhanga afite mu kuririmba, bikiyongeraho no kuba afite ijwi ryiza. Sarah Sanyu yinjiye muri Ambassadors mu mwaka w'2006. Ukurikije imyaka afite, ubu birumvikana ko icyo gihe yari akiri umwana muto nk'uko nawe ajya byivugira ko yari akiga mu mashuri yisumbuye.
Uwera Sarah Sanyu ni umwe mu baririmbyi b'abahanga u Rwanda rufite, ndetse akaba anakunzwe n'abatari bake kubw'impano ye n'ijwi ryiza rihebuje. Ni umunyarwandakazi, akaba n'umubyeyi w'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Umugabo we yitwa Emmy Kayumba. Banakoze ubukwe ku itariki ya 29 Nyakanga muri 2018. Byumvikanye neza ko kuko ubu bamaze imyaka 8 babana nk'umugore n'umugabo. Kuri bamaze gushyira hanze indirimbo ze ku giti cye zirenga 5, utabaremo izo yakuranye n'abandi bahanzi. Muri izo harimo yitwa Mwana wanjye, hakaza Mwana w'umuntu, Nitashinda, Umunsi mushya, yakorewe na producer Ishimwe Kerema. Uyu muramuzi cyane muri Kina Music. Akaba n'umugabo wa Knowless niyitwa Omora. Ni nyuma y'uko Sarah Sanyu yatangaje ko agiye gutangira kuririmba ku giti cye, ariko abantu bitavuze ko avuye muri korali Ambassadors of Christ. Indirimbo akunda cyane muri iyi korali ni yitwa Imirimo yawe Mana. Naho umurongo wo muri Bibiliya akunda cyane ni Zaburi ya 23. Niba nawe ugira amatsiko nkanjye, wihangane usome Zaburi ya 23. Mu buzima busanzwe bw'umuririmbyi usanga ari indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Avuga ko ikintu cyamushimishije kuruta ibindi mu buzima bwe ari umunsi yibarukaga w'imfura yabo. Ibi ngo byaramurenze abura icyo yakwitura Imana, usibye kuyiha amashimwe yaramwuzuye mu mutima bwo kumuhindurira izina akamuvana mu bukumi akitwa umubyeyi. Nyuma y'umuziki, ibindi bintu Sarah Sanyu akunda cyane harimo gusura inshuti ze, gusura abatishoboye, guha umwanya umuryango we no gusenga cyane. Iyo asobanura bavuga ko iyo ataza gukora umurimo wo kuririmba yari gukora ibikorwa by'urukundo birimo gufasha abakomerewe n'ubuzima n'ibindi byinshi. Ku bijyanye n'icyo kunywa ngo yikundira amazi, icyayi n'amata. Naho kurya agakunda ibyo bitarimo amavuta, ibyo twakwita ibya Kinyarwanda, birimo umwumbati, ibijumba, amateke n'ibindi nk'ibyo. Iyo umubajije kurara akunda cyane, ababwira ko kurara zose azikunda, ko nayagira yihariye. Ariko ngo mu bahanzi basanzwe uwo akunda cyane ni Juliana Kanyomozi wo muri Uganda. Mu buzima busanzwe, nyuma yo kuririmba no gukorera Imana, Sarah Sanyu ni umukozi muri banki ya Goshen Finance. Naho ku by'idini ni umudivantiste w'umunsi wa 7 usengera ku itorero rya Kibagabaga English Church, ariko akaba ari n'umwizera mu itorero rya Remera. Kuririmba no gukora umurimo w'Imana mu buryo ubwo aribwo bwose ngo nibyo binakunda cyane kandi yishimira gukora. Sarah Sanyu ni umumama uhorana akamwenyu ku maso n'inseko izira imbereka, ku buryo ntatinya kuvuga ko yatwaye amarangamutima ya benshi b'igitsina gabo. Nk'uko bisanzwe twese turabizi ko umuntu agira ibimushimisha akagira n'ibimubabaza. Sarah Sanyu aganira n'igihe.com yatangaje ko igihe yababaye kurutsa ibindi byose, igihe cyamushenguye kandi atazibagirwa muri ubu buzima, ari umunsi yaburagaho ababyeyi be yakundaga cyane. Gusa none ngo ntiyakwibagirwa ibyo Imana yamukoreye. Ubwo yamurokuraga mu mpanuka yabaye kuri Ambassadors of Christ muri 2011, ubwo barimo bava kuririmba Tanzania, ni igihe cyamushenguye umutima, ariko nanone agatanga amashimwe menshi ku Mana. Zimwe mu nzira z'umusaraba yanyuzemo harimo kuba yabaye imfubyi akiri umwana muto, ubuzima bwe kwaza gukomeza mu kigo kirera imfubyi. Ushobora gutekereza ko impano yo kuririmba ayikomora ku babyeyi be, ariko siko bimeze, kuko ababyeyi batakundaga kuririmba, ahubwo ko bakundaga gusenga cyane. Ibi bikaba byaraviye umugisha mwinshi umwana wabo Sarah Sanyu. Avuga ko aho bari batuye kera habaga abazungu bakundaga kuririmba.
bakaba ari nabo bamufashije kuvumbura impano yari yifitemo yo kuririmba. Reka noneho mbere yuko nsoza mbanze nkubwire gato kuri cya gihuha cyavuzwe yuko Sarah Sanyu yaba yaravukanye virusi itera sida. Byaje biti? Kuva yatangira kuririmba muri Ambassadors of Christ akajya agaragara ku murongo w'imbere, ndetse akenshi akagira indirimbo zimwe na zimwe ayobora azantona, Sarah Sanyu yatangiye kuba umusitari. Abantu benshi baramumenya, baranamukunda. Muri uko kwamamara rero nibwo mu myaka ya 2010 hadutse inkuru zavuga ko uyu mukobwa wari ukiri muto muri icyo gihe yaba yaravukanye sida. Abantu barabiganiraga cyane muri salo cyangwa ku muhanda cyangwa ahandi hantu habaga bateraniye abantu benshi barenze umwe. Iyo hajyagamo indirimbo ya Ambassadors cyangwa hakaba ikindi kintu cyose gituma haganirwa kuri iyi korali, byabaga bigoye ko iyi ngingo yasozwa hatagize umuntu uvuga kuri uyu mukobwa ngo ko yaba arwaye sida. Ukajya kumva umuntu aravuze ngo disi kano gakobwa keza kavukanye sida. Sinshaka kwemeza ko abantu bose bumvise iyi nkuru, ariko nzi ko mu bakurikiye ikiganiro bamwe na bamwe mwarayumvise. Bashobora ko ino mu babiganireho n'abandi cyangwa uri mu babiganirijwe. Niba urimo utubwire muri comment. Ntago bizwi neza aho inkuru yaturukaga n'uwayizanye bwa mbere, ariko ikiriho cyo nuko ari inkuru yakuri igihugu cyose mu bice bitandukanye. Gusa ari inkuru y'igihuha cyambaye ubusa, kuko nagerageje gushaka amakuru no gucukumbura ngo ndebe koko niba ari inkuru yanditswe n'ibinyamakuru cyangwa ngo Sarah Sanyu ubwe hari icyo yabivuzeho. Nasanze nta na kimwe, cyangwa se wenda ngaba yari ahantu yabibajwe mu kiganiro, ariko nta hamwe nabonye. Sinzi uwahinda iki kinyoma, ariko kandi uburyo cyakwirakwiye igihugu cyose nabyo biratangaje ndetse n'ibyo kwibazwaho, kuko n'izindi nkuru nyinshi zamwanditsweho cyangwa ibiganiro yatanze ku ma YouTube channel atandukanye. Biragoye ko muri comment z'izo nkuru habura umuntu wavuze ko kurwara sida kwamuvuzweho. Urugero ku itariki 11 z'ukwa gatanu 2018 ikinyamakuru Nyarwanda.com cyanditse inkuru ufite umutwe ugira uti Uwera Sarah Sanyu ishyiga ry'inyuma muri Ambassadors of Christ agiye gukora ubukwe. Nk'uko byumva yari inkuru isanzwe yavuga ko Sarah Sanyu agiye gukora ubukwe, ariko igitangaje uwitwa Gasongo yaje muri comment arandika agira ati uyu siye bavuga ko arwaye sida, baba babeshya kabisa. Na Knowless nuko bavugaga, kese niba baba bashaka naho baba barwaye. Icyo gihe nabwo byabaye urubanza muri comment. Bamwe bati baramubeshyeraga, abandi bati uvuze nabi, ubwo kandi rubura gica. Ibyo byose rero bisobanura uburyo iyi nkuru yasakaye hirya no hino mu gihugu. Gusa nyine byaje kugaragara ko cyari igihuha kidafite aho gishingiye. Sarah Sanyu nta sida arwaye, ndetse n'uwagikwirakwije icyo gihuha ntabwo yigeze amenyekana. Ngayo nguko rero, ngayo amateka ya Sarah Sanyu. Mwamenye cyane muri Ambassadors of Christ. Wakoze cyane kuniza umwanya ugakurikira ikiganiro. Wakoze cyane guhitamo channel yacu. Kora subscribe kugira ngo tuzongera gucikwa n'ibyo njya bicukumbuye tubagezaho umunsi ku munsi. Njye wumvaga nitwa Joe 12. Naho ubutaha Imana ibarinde. Ndabakunda cyane.